ni umuntu umwe ntago wenda ndi buvugane twahuriye abantu bashobora kwita babyumva cyane yego ariko yarabimbwiye noneho ndangije ndavuga ni yakubwiye ngo iki nyine suvuza za mugiye kutubwira umuntu izina yakubwiye ngo iki arangije arambwira ati se waretse tukiryamanira yego ndangije ndavuga ni izina rya Yesu gituma Imana yumva gusenga kwabo kwaba abantu bakiranuka bari muri kore cyangwa worship team ikamanura imbaraga zayo ikabagota ikabaha n'amateraniro meza kandi umenye ko na kwa kundi amakorera imba cyase worship cyase n'abandi bantu buri muntu wese ukora ibikorwa by'Imana haza ikindi cyubahiro cy'Imana kikamugota ntago abari uri kubyikoresha rero kuvuga ngo Imana yohereza icyubahiro cyayo suko ibitabona wa munyabyaha cyase babanyabyaha bangahe bayi Mureka twongere tubasuze mwebwe mwese aho muri muherereye ndizera ko mumeze neza kandi nawe utameze neza ni kwisi meze ni ibihe n'ubuzima umunsi ari byiza ejo akaba ari bibi rero ni ibihe bigenda bisimburana ntabwo iminsi yose hora ari ku cyumweru wowe utameze neza cyane nakubwira ngo ukomere wihangane umwami aragukunda kandi ari ku ngoma mureke twongere rero tubasuhuze mwese aho muherereye ndizera muri amahoro ndizera Imana ikomeje kubarinda wowe umeze neza komeza ugubwe neza kandi nawe utameze neza wihangane niko ibihe bimeze n'ubuzima ariko umwami akomeje kuturinda uhumura bizashira biza none ejo bikagenda ibibazo biraza ariko bikanashira kandi utameze rero komeza ugubwe neza Imana igukomeza muri ibyo bihe nawe umeze neza ntiwumve ko ari icyo watanze ngo utangire wihe abatameze neza wumve ko ari uburangare ari igihe umuntu yagera mu bibazo bagashinjwa ko ari uburangare cyangwa se ibyo atakoze ahubwo wumve ko ari ubuntu wagiriwe n'Imana yari Bobo rero ubasuhuza mvuze byinshi n'uyu munsi sinzi impamvu undi murabizi nza ntambuka nigendera imbere ya kamera rero nkuko mubibona si ubwa mbere tubanye n'uyu mukobwa mwiza Debora ndatekereza mumaje kumumenya gake Debo umeze neza ameze neza turakwakiriye kandi nanone murakoze cyane so uyu munsi rero ntabwo turi butinde turakora ikiganiro gitoya ariko biraterwa aho suhuza abantu bawe bose kanguha umwanya ntuza nceceke urakoze Bobo kumpa umwanya ukaba unyakiriye nanjye ndakwakiriye anyakiriye wanjye sha namwe abadukurikiye tubahaye ikaze muri iki kiganiro tugiye kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwa Gikristo imibereho ya Gikristo neza tutari kubabwa n'uyoboye ikiganiro arimo aragira ngo naza kumubaza kandi ibibazo mubaza ninjye bireba ko ninjye munyamakuru turabakiriye wowe umutumirwa nawe guhaye umwanya wo ni wa mwanya w'intashyo ntabwo ari umwanya wo kuvuga ibigiye kuvuga nta kibazo turabakiriye egere mikoro ariko aha umeze neza wowe meze neza ndashima Imana ikiganiro giherutse abantu wabonye bacyakiriye baba data we sheri yacyakiriye ate kose Imana yanjye sheri nahereye kera ngo nasheri ngira ubwo ariko ubundi utavuze sheri ntabwo wakora ikiganiro Josh ntabwo yakubwiye turi umuhungu bitabizi inyuma Josh twaravuganye birarangira nta nyine
erega reka nkubwire kubera nawe umenyereye ibintu by'itangazamakuru iyo abonye nk'akaganiro gatoya cyangwa se ntabwo abikomeza ntabwo kandi nta n'ibirenze twavuze wamugiriye crash gusa nta birenze twavuze uzi umuntu ubaye waratekereje gutyo ni umuntu warebye ka video gato gatangira bayita Patreon. Thank you. Ni umuntu warebye Patreon agahita abireka ariko ikiganiro kukireba ariko umuntu wagikomeje cyose yarasobanukiwe hari uwakirekara akibona umukunzi wa Noza Josh nuko nta mukunzi byanditseho se nta jambo umukunzi byanditseho nta na hamwe byanditse ahubwo hari abantu bareba Patreon harya Patreon bakareba bakigendera ariko iyo wakurikiranye ukareba urasobanukirwa wumvishe nta kibazo ntacyo bitwaye ubundi zo mukunzi ubundi waba ukoze icyaha se kandi ntubigarure wambabariye nta cyaha cyaba ntubigarure Josh na Deborah mwikundanire ntubigarure ariko mana yanjye we ntubigarure mwikundanire ntubigarure genda hari dukomeze icy'uyu munsi Nibana y'ikatari cyose naje kumenya ngo babwira abantu result cyavuyemo ko mbizi neza Josh atari kubura kukireba none munsi rero nateguye ibibazo turi buze kuganiraho nubwo ukwepya iby'ubusheri n'ubundi ni hahandi uracyamushaka none ashinga iby'urugo tuzakubaza iby'urugo ese muzambaza iby'urugo muzambaza ngo abana ngo baye cyangwa se ngo iby'urugo bimeze bite bizaba birangiriye aha mbaza ibyo ushaka kumbaza ntabwo byabirangiriye hano ibyo nshaka kubaza ku busheri ndabikubaza tuzi ibibazo byose ufite ibibazo ariko hari igihe utazagira icyo mbaza aribwo bizaba bije nzakwihorera ntabyo nzakubwira karibwo ibibazo bizaba bije byinshi se k'ibibazo ahubwo bizaba bibonetse se ubwo nzaba ngiye kukubaza ijoro ry'ubukwe ko byagenze se kandi ubwo nzaba ngiye kukubaza niba umugabo agufashe neza exactly azaba amfashe neza twabwirwa n'iki se nuko mubonetse neza nese umuntu umeze neza se umurebe ukamumenya mu maso siba bigaragara nyine urumva ko ibibazo bigihari urabihunga ariko birahari ubu rero muri no minsi turatukubaza nyine nta munsi tutazakubaza ko uri umusitari so ubuzima bw'abasitari n'abanyamakuru twebwe turabukurikirana ubundi twebwe tugenda ku basitari ubimenye agira mukurizeho n'abadukurikiye bakubwiza ukuri kuba uri umusitari nzacunga wariririnda zifotore nzajya ncunga umujama muri kumwe mvugani noneho Deborah mu rukundo na runaka ngenda ninjoro se niba ushaka kubebe kumanywa sinjye ngenda ninjoro niba ubuzima bw'abasitari nimba uje kuri iyi mihanda umaje kuba umusitari so itegure ko nyine muri everything ako nta kibazo ntabwo mfite rero bashiri ntabwo byaburaho by'abashiri ntabwo bishobora kubura nizere ko ukiri umukobwa uno munsi rero reka twihute taza gutinda ndashaka kubaza ikibazo kimwe abantu bose muri rusange nk'urubyiruko gusabana n'Imana ubusabane bw'urubyiruko n'Imana nk'umuvugabutumwa w'umuhanzi kandi ukiri mutoya iyo ukoze ijanisha cyangwa iyo ukoze ubugenzuzi bwawe ubona gukorera Imana ku rubyiruko muri no minsi bihagaze gute urakoze ariko kugira ngo abantu bose ndumva wenda atari mu rubyiruko gusa sibyo ko wenda ari umbye ariko menshoniza mu rwego rw'urubyiruko mu rubyiruko gusa urajya mu ngura ziza urajya mu by'abubatsi urabizi wanyibwiriye iby'urubyiruko
muhora na muhura. Nese urubyiruko ruhera ku myaka ingahe? Urubyiruko ruhera ku myaka ingahe? Buriya umuntu wenda wavuze ngo wagezemo wavuye mu butinaja burasi nka 16 n'umunani. Urubyiruko ngaho hera aho ushaka. Ubwo se twanziye iki? Urubyiruko ni nko guhera ku myaka nka 16 umwana watangiye gufungura utubere ku bakobwa, ku basore batangiye kubona ibindi bimenyetso ukuntu. Urumva urubyiruko ubwo ugeza kuri 35 harya 35. Ubwo urumva hari nyine hari abantu ari hafi kuva mu rubyiruko. Wambabariye ariko nkivugira. Uzize mfite imyaka ingahe? Mfite imyaka ingahe? Bivuga ntayo nzi nyine murango barije. Cye mfite imyaka mike. Ingahe? Nako ntago ari mike ni mike. Urumva ndagasoma uko ndeshye ku Debora arenda kuva mu rubyiruko. Mfite imyaka ingahe se? Gabivuge. Mfite imyaka ingahe? Neza nimba uduhiza. Genekereza. Oya genekereza. Yitubwiye. Oya nyine genekereza. Narasubuza 32. Nese ndurubyiruko cyane ngo ndurubyiruko. Uracyari urimo akora buramike. Bibivuga rero akiri. Ndaburi ngahe? Umunsi rimwe 3 utiyivuga. Ndaburi ngahe? Niba ari myinshi ni 2 cyahita. YESU Kristo ubu mfite imyaka 30 n'ingahe 33. Muza kumbaza impamvu ndi kubivuga. Niyi. Ako bobo. Ko tutiganye urumva? Tukaba tutarize hamwe primaire cyangwa secondaire. Indangamuntu yanjye ukaba utarayibonye imyaka yanjye uyizi. Yarumva ko ye nayimenyera atanyize. Nandangamuntu. Nimba ugize ningahe? Harya ufite ingahe? Inde. Wowe. Nize nyurambarize. Ngiye navuye mu rubyiruko. Kugira ngo ngereranye. Ngiye navuye mu rubyiruko. Wavuye mu rubyiruko? Uri iki se? Uri iki? Ubu nanjye sinkizi. None ukaba warambwiraga ngo dukundane utari mu rubyiruko. Uzo nakundana n'uwundi uta. Oya nzakundana n'umuntu uri mu rubyiruko. Uri urubyiruko. Ubwo urashaka umwana? Ako se nigeze mvuga umwana? Ntabwo nigeze mvuga umwana. Ubu ukiri mu rubyiruko yarawe nyine. Ariko mwanya ninjye uciye akeye. Nkawe se ufite imyaka ingahe? Navuye mu rubyiruko. Iyo uvuye mu rubyiruko uba ugiye mu kindi cyiciro cy'abasheshe akanguhe cy'ibikwerere. Sibyo? Ibikwerere. Ntabwo nzi icyo ndi. Iyo uri igikwerere uba ufite imyaka guhera kuri 40 kuzamuka. 45. Iyo ugeze mu myaka 50 nabwo hari irindi zina uhabwa. Niba nararibonye ubutaragera mu cyiciro cy'inararibonye. Wowe uri he? Urumva ko mbizi. Ariko urubyiruko urafi kuruvamo. Nibwira iby'urubyiruko uranjyana mu bindi byinshi. Izi imyaka nyine mutwara iyo mbabwiye kuko niyo nge nabonye irangamuntu ye. Arabura imyaka 2 ngasohoka mu rubyiruko. Uzi ko watuma ntazabona umugabo? Si umufite se? Wowe se? Uyu niwe uriharira abahanzi bose akuzamutse neza. Ni wowe mfite mugabo wanjye? Wanyiteza se sha. Ahubwo se tubireke. Wanyemera se? Oya tubireke tubyihorere. Ave ntaririra inyuma ya kamera. Urira se kubera iki? Nabone nta bampoze. Urira kubera iki? Sinzi kuririmba. Ndakennye. Akukina filime? Ukina filime? Uziheruka ryari? Ngoja jya urebe kuyibona. Twafatanye. Twafatanye. Wakwikomerera ukatwibwira iby'urubyiruko ko muhagaze. Ntabwo urubashimye iki. Nakwarira ngo muri rusange. Uyu ukoze ijanisha nkawe nk'urubyiruko rugenzi rwawe. Ubu usabane cyangwa inyota yo kusabana n'Imana. Ubibona uti? Murakoze. Nk'urubyiruko abantu tukiri batoya cyangwa se tugikura cyangwa se hari aho tuva hakaba n'aho tugera. Ngo mukiri bake batoya. Yego komeza. Okay.
yego yego basi se wasoje ibyo washaka kuvuga byose wabirangije nasoje wabirangije nanjye mvuge nasoje ntabwo wongera nacece okay twagiye muri iki gihe abo twakita urubyiruko cyangwa se wenda ngewe ntabwo nkomeza kuvuga urubyiruko cyane ariko ngiye ndumva navuga abantu bose ariko by'umwihariko nkaza kuvuga ku rubyiruko. Abantu iyo urebye usanga hari ibintu byinshi bituma bagenda bava mu nzira y'Imana, bava mu gakiza, bagenda bakora ibikorwa bituma bajya kure y'Imana, Imana ntibishimire. Ariko bitavuze ko hari n'abandi bakora ibikorwa by'Imana ishaka. Bitavuze ko hari umuntu ujya mu rusengero yaririmba cyangwa se yacuranga Imana ikumvira nezerewe. Ariko hari n'abandi bajya mu rusengero ibi baririmba cyangwa se basirimba cyangwa se bakora ibikorwa bitandukanye, Imana ikumva n'urusaku. Burya ngo iyo uririmba umutima wawe utanejeje Imana cyangwa se utemeranyaho n'Imana, Imana iba yumva ari urusaku mu matwi yayo. Ariko nanone iyo uririmba umutima wawe ukiranukiye Imana, umutima wawe harimo kuramya no guhimbaza Imana, harimo kwicisha bugufi, harimo amavuta, ufite amavuta niko navuga, Imana irakureba ikakwishimira. Hanyuma wasirimba, wabyina. Tuboneyeho no kubwira abantu Mana yanjye, abantu bazi ko bajya mu nzu y'Imana, bazi ko bafite inshingano bakora mu nzu y'Imana, bazi ko ku cyumweru bazagenda bakagira inshingano bakora mu nzu y'Imana. Please mwitwicire izina. Ibyo mbivuze kubera iki? Bobo, hari umuntu ubuzi ko aririmba muri korari, ubuzi ko asenga, ubuzi ko afite inshingano akora muri korari, ariko yasohoka cyangwa se muri sosiyete ugasanga ni wa muntu utesha umutwe abandi, ugasanga ni wa muntu utumvikanaho kimwe n'abandi, ugasanga no ikindi cyongeyeho ni umunyabyaha. Si ukuvuga ko twebwe tutari abanyabyaha, si ukuvuga ko twebwe tudakosa, si ukuvuga ko twebwe turi abakiranutsi. Hari umuntu ugeze kunyandikira ambwira ngo ngese ngo wowe ngo urakiranuka iki. Ntabwo ari ukuvuga ngo ndi umunyantege nkeya, ndabizi kuko ndi umuntu. Ariko nanone iyo nagize intege nkeya ndibuka nkasaba n'Imana imbabazi, kandi nanone nkagira umutima wo gufata umwanzuro nkavuga ni iki cyaha cyantandukanije n'Imana, iki cyaha sinzagisubiramo, ukundi sinzongera kugisubiramo. Noneho hari abantu batagira uwo mutima. Yego. Uzi ko hari umuntu usambana yarangiza akajya imbere agasirimba akaririmba. None se wagira ngo asambana asohoke? Oya, ngewe ikintu kigeze kuntangaza ni umuntu umwe, ntabwo wenda ndi buvugane, twahuriye abantu bashobora kwita babyumva cyane. Yego. Ariko yarabimbwiye. Noneho ndangije ndavuga ni yakubwiye ngo iki? Nyine se uvuze za mujya kutubwira umuntu ntuvuge izina, yakubwiye ngo iki? Arangije arambwira ati se waretse tukiryamanira. Yego. Ndangije ndavuga ni izina rya Yesu. Ni none se ntabwo ari wowe ujya imbere? Ni njyewe. None se ibintu mbyereseriye cyangwa uri kumbeshya ari kugira ngo wumve ko njye ndeseriye? Ndavuga ni izina rya Yesu. Kumbe none se urabisanganywe cyangwa bitangiye nona? Ngo njye nta kibazo. Kuri se ngo hari ngo Mana ngo biriya ngo ni ibintu byoroshye, ngo ni ibintu bisanzwe. Uzi ko icyaha abantu bakigize igisanzwe noneho bakakijyana n'ahera h'Imana?
uziko nyine babifashe ibintu bisanzwe umwana ngo ibintu bisanzwe ngo nyine uragenda ngo ukaririmba ngo uragenda ngo ukabyina ngo bagashyiramo igisirimu ukabyina narangiza nkibaza ese ubwo ako kanya Imana iyo iri kukureba igufata ute ese kubona gute none se Debo Yesu yaziye nde yaziye abanyabyaha iyo ubonye umuntu umeze nk'uko ubigenza ute njye ndatangara gusa hama nyuma yo gutangara none se ndamubwiriza ndavuga nti nk'uko uwo muntu namubwiye nyuma yo gutangara de n'uwo muntu mpamagaye ko yagukunze ajya bimbwira ko yawe yagukunze cyane byo mbwira ngo urakoze ngo warakoze kumukunda arumva ntarabyibagiwe bwana munyamakuru uri mu kiganiro ngo warakoze kumukunda umuntu ukunda aragukunda cyane arumva kandi ntabwo nzabikata yego ni akazi kawe uzabikora uko ubishaka ubwo ufite impamvu icya mbere ni uko reka twikomereze kuri wa muntu nakora yego arakubwira ati turebe ukuntu twigenza ndavuga ni se ubwo uzasubira imbere wenda reka mvuge ko njyewe ndi umuririmbyi yari umudiyakoni ntabwo mvuga urusengero asengeramo ni amakosa nta nubwo mvuga ko aririmbamo ariko ni umuririmbyi yego ukomeye kandi uzwi noneho inyuma ya kamera se uramubwira nawe ndi bukubwire nari nkubajije iyo ubonye umuntu nk'uwo muri yanga nawe iki kiganiro tugikoranya akavuyo kenshi ariko muri kwiyegisikiza rwose nsabye imbabazi gikoranya akavuyo ariko biraza kugenda neza nari nkubajije nari nibagiye cyane ko nari nkubajije iyo ubonye umuntu umeze nk'uwo nkawe Debora uvuga ko ugikijijwe ukora iki oya wivuga ngo mvuga ko nkijijwe ukora iki ukikijijwe ubyiyumva ufite uwo nawe wari uzi ko akijijwe ariko akuvuyemo arabikubwiye ukora iki nk'umukristo icya mbere iyo turi kuvugana ndamuganiriza ndavuga nti ibaze nk'icyo gihe uri kuririmba banza ibibazo bw'Imana ikubona uti nkambwe ntirambona ibizi erega mani turi abanyabyaha turi abantu turacumura twambaye umubiri none se niba wambaye umubiri bishatse kuvuga ngo niba wambaye umubiri none reka n'umurimo w'Imana ugende wibere mu mubiri ukora iby'umubiri kuko n'ubundi wambaye umubiri ni kuvuze ugende ukora iby'umubiri ariko ureke kwica umurimo w'Imana nkana ubishaka ntabwo nti rero cyewe ndakubwiye reka nkubwize ukuri cyewe ntabwo ibyo bintu mbwiye ntabwo nabikora ntabwo ndavuga nti njyewe ndi umukristo wenda ntabwo ndirimba muri korali cyangwa se sinanaririmba muri worship team ariko mbaye ntanayiririmbamo ntabwo nabikora ndavuga nti wowe rero ufite amakosa abiri cya mbere ni ugukora icyaha ikindi ukajya no mu murimo w'Imana wakoze icyo cyaha narambwiye nti ibyo bintu bireke nutabireka igihe gito cyane ntabwo uzatinda kugaragara kuko baravuga ngo ikintu ukoreye mu bwihisho ntabwo gitinda kugaragara n'ahabona ntabwo gitinda kujya ahabona nutabireka uba uri guhemukira Imana ibintu tekereza ukuntu uba ubyina tekereza ukuntu uba uririmba Imana ibibona nk'aho ari ukuri bati inzu yayo noneho ntabwo nzi ko abo bantu bariho abo bantu rero nabo bariho ikindi nakongeraho ntabwo dukwiye kugendera kuri abo bantu ngo bakora ibyango ni abanyabyaha ngo nyine ngo uvuge ngo ese ngo runaka na runaka ko babikora bakaba bakora ibyaha ngo njye mbikoze nabi iki cyangwa se ngo nyine ngo ntibakomeza kubikora bakanaririmba ngo umuntu akizwa ku giti cye umuntu akizwa ukwe kandi ntabwo wagendera kuri bene so umuntu akizwa ku giti cye uwo muntu ibyo twabivuyeho reka tujye ku bantu ubwo naguhaga urugero rw'ukuntu abantu ubwo muracyavugana turavugana bisanzwe ariko noneho nyuma yaje kumbwira
arambwira ngo ubwo nyine yamaze kubona amahakane arambwira ngo burase ngo uruse ko narisirye ngo yango ntabwo nariseriye ngo narakumvaga ngo ndashaka kumva uko uvuga ngo njye ntabwo nari kubyemera ngo yango ntabwo nariseriye ngo bura ngo ndashaka kumva uko uvuga kumva uko mvuga kabiri kangahe ari umukozi w'Imana ukomeye koko yari umuririmbyi ariko ntabwo yari umupasiteri ntabwo mvuga ngo umukozi w'Imana ni pastor yari umukozi w'Imana aho abarinzi bakomeye kurusha pastor nuko bimeze nimwe mushinzwe kumanura icyubahiro cy'Imana yego ngatekereza bantu bashinzwe kumanura icyubahiro cy'Imana babaye bameze gutyo usibye ko muri korali yose cyangwa se abantu bose cyangwa se muri worship team zose ntabwo haba harimo abantu bameze gutyo nicyo gituma Imana yumva gusenga kwabo kwaba abantu bakiranuka bari muri korali cyangwa worship team ikamanura imbaraga zayo ikabagota ikabaha n'amateraniro meza kandi umenye ko na kwa kundi mukora cyangwa se worship cyangwa se n'abandi bantu buri muntu wese ukora ibikorwa by'Imana haza ikindi cyubahiro cy'Imana kikamugota ntago aba ari uri kubyikoresha rero kuvuga ngo Imana yohereza icyubahiro cyayo suko ibitabona wa munyabyaha cyangwa se babanyabyaha bangahe bayirimo ahubwo kubw'impuhwe z'Imana n'imbabazi z'Imana yohereza marayika wabo icyubahiro cy'Imana kikabaguta bakakora umurimo w'Imana neza ariko Imana irababara uwo ngo twamuvuyeho yego tujye kubakora iby'Imana ishaka nabo barahari ni nkande ubwo cyangwa nkanjye niba ubyize ntabwo ndimo reka nyamanike sinajya kubeshya abanyarwanda ntabwo uri hehe n'abaturarwanda sinkora iby'Imana ishaka gusa reka byose urabikora oya si uko mbikora byose ngiye kuvuga ngo ubushake bw'Imana bwuzuye naba mbeshye nibyo ariko naba mbeshye kuko niba ari umunyamafuti wa mbere ni wowe ariko umva icyiza ngira yongeza abantu ndanezera reka nkubwire ahubwo reka nkubwire umucunguzi vuga ngo haleluya ndi umunyabyaha nkora ngo buri mwanya ndagwa ahubwo icyiza ngira uwumbyutse ukagira n'umutima ukubwira ko wacumuye ukongera ukihana mbeshye ngo nkora ibishake bw'Imana unteranyije n'Imana Mana rata ndi umunyantege nke mubi wo kubabarirwa ujye unyigira imbabazi yego erega reka nkubwire twese turi abana b'abantu turi abanyantege nkeya ivuge baravuze ngo wowe nanjye njye sindimo urumva reka nkubwire turi abanyantege nke ariko reka nkubwire aho twebwe tubyukira nuko dufite umutima w'umujyanama niko nabivuga cyangwa nuko twongera tukibuka ko twakosheje ubwo wa wundi wagukoshereje ubwo ntawagira reka nkubwire hariho kamere ni ikintu kiba muri wowe nta n'utayigira ndabyemera ako se bobo reka nkubaze ushatse kumbwira ngo ejo ukoze ikintu urongeye gisubiyemo nta n'umutima uguca urubanza cyangwa se ngo nakubwire ati biriya bintu ntuzongere ngo wihane muri wowe ikindi kintu nongeye kuvumbura n'umwuka wera iyo ufite umwuka wera muri wowe aragusanga akakubwira ngo kiriya kintu wakosheje ntuzongere kugikora bobo uzi ko iyo ufite umwuka wera wakoze icyaha utaryama ngo usinzire uraryama wakoze icyaha ukabirota ugahora wumva cya cyaha kikurimo ukarira amarira menshi rero wa muntu ukora icyaha akagisubiramo nta mwuka wera aba agifite kuko wa mwuka wera niwe ukwibutsa ko wakoze icyaha ukongera ukagenda ukoga ugasa nk'uwoza ukihana ukihuza n'Imana ariko iyo mwuka wera uwo mwuka ntawe ugifite
yewe arakureka rwose ukagenda ukinezeza ukabikora ukumva birakuryoheye ukabikora ukumva urashaka kongera kubisubiramo kubera iki wa mwuka wera ukwibutsa ati nyamuna waragiye. umva ahantu dutandukaniye. Ubundi twebwe ubwacu Bobo umuntu ntabwo yakirata ko akijijwe yasenyejejwe ahubwo yirata umwuka wera uri muri we. Je nirata Kristo uwo mwiza buri mwanya. Reka nkubwire kuko ndafashije. Umva ikindi kintu nungutse. Ndafashijwe koko. Komeza ufashe. Umva ikindi kintu nungutse. Umuntu ufite umwuka wera atandukanira n'abandi. Nuko ubundi aho twebwe dutandukanira n'abandi nuko dufite umwuka wera uhora utubwira twibutsa aho twakosheje. Ariko wa wundi udafite umwuka wera umvisha dutandukanira twe nuko dufite umwuka wera akadufasha mu byo dukora byose bya buri munsi ariko none akatwibutsa aho twakosheje. Wa wundi rero nuko umwuka wera uba waragiye ugenda gake gake ntabwo ugenda wenda nabyo twabifatira undi kindi kiganiro tukabiganiraho ukuntu umwuka wera agenda ava ku bantu ariko uko ugenda ukose niko umwuka wera agenda akujya kure. Uko ugenda ukose utongera ngo wihane utongera kuba hafi y'Imana niko umwuka wera agenda akujya kure. Byo nabyo tuzabifatira undi mwanya. Narindimo ndavuga ikindi kintu gituma abantu badaca bugufi cyangwa se umutima utanezeza Imana no kutayigirira icyizere. Yego. Ntuyigirire icyizere ukumva ko ibyiringiro byawe wabikuye ku Uwiteka. Bobo burya ibyiringiro byawe nubikura ku Uwiteka uzamenye ko utari muranezeza Imana. None twakuvaho tukajya ahandi ko muri we arimo byose ubwo twajya he? Kuko hari igihe ubuvuga ibyiringiro byawe bitari ku Uwiteka ubishyira ku wundi muntu uwo ari we wese. Wabishyira ku muntu uwo ari we wese. Yego. Ejo akagutenguha. Yagutenga ugatangira ukitotomba. Ukavuga ati Mana warandetse, Mana subu ni njyewe, Mana ibikubeye iki wabyemeye, Imana irabyemera. Iyo utizeye Imana irabyemera bikakugeraho kandi ikindi iyo utizeye Imana wicira inzira. Ibyo ngibyo irabyemera cyane. Ukicira inzira. Uzizo twirwa twicira. Ntabwo mvuze ngo kuticira inzira no kwanga gukora. Oya ibyo ngibyo naryo nirindi kosa. Ahubwo kwicira inzira mvuga no kuvuga ati Mana uratinze wambwiye kuzamakaza. None ubwo utinze kumakaza ubushomeri ukaba bunyishe. Hirya hari abayemo barambwira ngo ngende muheruswa yaba ari amafaranga yaba ari yiki cyambere nuko ari ruswa wicira inzira. Amakaza ukagenda wa muntu akaguha akazi. Yaguha akazi ejo nawe cyase hacaho hamezi nkangahe wa muntu waguhaye akazi nawe bakaza bakamukorera operation bagasanga ari byo tuje cyangwa se nawe yaragiye kuri uwo mwanya mu buryo butemewe n'amategeko akavaho bagakurikirana dossier yawe nawe wenda bagasanga wagiyemo mu buryo bitemewe n'amategeko. Wenda ntari ibyo utari bujuje cyangwa se hari ibintu bigiye bitandukanye nawe bakakwirukana kubera ko wiciriye inzira ukagenda ukavuga Mana wambwiye kuzamakazi none wari ukampaye none reba ibintu bimbayeho. Ako kazi kaba karatutse ku Uwiteka. Imana itanga ibintu biramba. Iyo Imana ikubwiye ati muhaye akazi rakaguha tanga ibintu biramba. Ubwo urwo n'urugero rwo gukura ibyiringiro byawe ku Uwiteka ukabishyira ku bantu kandi abantu barahinduka. Ni nko kubaka inzu ku musenyi. Ikindi gituma abantu batanezeza Uwiteka no kudaca bugufi. Ugasanga umuntu yishyize hejuru nimbura ndabizi ntabwo muri busenge neza nimutambona se ngo mbasengere nimutambona se ngo mbahimbarishe biraza gupfa ntabwo biri bugende neza nimutambona se ngo nangize ikiganiro ninde uri butangize ikiganiro nimutambona se ibyo bintu Imana byanga batambonye ninde wakituvuga uri muntu mu bwami sinigeze nkuvuga
sinigeze nkuvuga. aya ni urugero nguhaye. Kandi mpamagara mubwire ko narurebe ko kiba. ako se mana ko nigeze mvuga bobo nshatse kukwereka ko hari ababura bigapfa. ntawe none niyemera abizire. ndashaka nawe ariko birasaba ko abahari. uzabona ushaka undize. none se urumva ari wowe icyo nshatse kuvuga ni iki? nshatse kuvuga yuko byanze bikunze hari ubura bigapfa, ahubwo kukiwa wewe mutamwubahira akamara afite. oya si ukuvuga ko tutamwubaha pe, tuba tumuha respect, ahubwo akumva ko none se reka nkubwire akazi ukora uyu munsi waragatangiye. oya reka n'urugero ntako mfite tanga abandi ku rugero. aho wicaye iyo ntebe wicayemo na profisi uyu munsi, iyi studio turi gukoreramo, na profisi uyu munsi, iyi studio turi gukoreramo urumva batse kuneza abantu. Yego iyo studio yakoreyemo bande ni bande batangiye gukoreramo nabamenya. none se ubwo bazajyeho bavuge ngo mana ngirasiyo ngire mu mujyi ngo nitwebwe ngo tutari ntiyakora, ubu se ntituri gukora. turi gukora iki? ibyo ngibyo reka twikomereze bobo, dufite amasaha make sibyo? sibyo ukaza neza abantu ngiyo ntebe nta ntebe nicaye ugasonga bugari. uzi ko ufite intebe yegamirwa? nicaye ugasonga bugari. duhindukize kamera tuyirebe. dore kuntu wegamye ugeze ubona njye negama. ninde waba ukirebye iki kiganiro? egamuka icara neza njye ugeze ubona negama. ninde waba ukirebye kino kiganiro? egamanye nako haganira icara nk'uko nicaye. ese mushaka ko mpagarara? negamye ku gikuta. ngahagarara. ubwo nareba gutya guta amashusho. bake tukikomereza se basi. nabiretse nize nkubuze kudaca bugufi. ako urabizi ko hari umuntu wigira kibamba mbye akaba ari yababikwiriye. none se ne bya bindi bavuga ngo uwo kubahwa niyubahwe. se wisubije akabigenderamo akabyitwaza wo kubahwa niyubahwe. cyokoze perezida ajya bambwirira nubwo dusanga urumva, ariko nyine muri make umuntu tujye twicisha bugufi, ahantu hose wicishe bugufi. gira ndaza kukubariza rimwe vuga. ikindi ni ukudakora ibikorwa biguhuza n'Imana. nk'ibihe? nk'ubu bobo nkaza nkabona afite inyota nkahita mugurira amazi. ngazayagure se? gahaki wayazanye cyangwa yasanze? none se cyambere ushaka amazi? amazi yego. ubwo njye nakoze igikorwa. ni ukuri pe. reka nkubwire, igikorwa kinezeza Imana, igikorwa wakoranye urukundo kinezeza Imana. reka nkubwire bobo, hari umuntu bigeze gusengera yari arwaye. baramusenya ntabwo yari akijijwe, ibintu byo gusenga ntabwo yari abizi. yari umuntu waho nyine w'umu businessman wifitiye amakampani hirya no hino ajya kurangura Dubai no mu Bushinwa, nyine ari umuntu w'umukire bigaragara. ariko akaba yari afite umutima wo gutanga, akunda gukorera Imana, afite amafaranga ye ntabwo yajyaga mu rusengero, ariko uko yabishoboraga kose ntabwo yashoboraga kumukene atamuhaye amafaranga mu bushobozi bwe yari afite. yari n'umukire, yamaga menshi. akantu rero yakoze gakora ku mutima w'Imana. buri rusengero rwose yanyuragaho bari kubaka, bari mu nyubako, yasigaye ababwiye ati nimba muri gukora inyuma genda kora imbere hose muhamarire. agasinya sheke, niba ari sheke akagenda. yaba yibereye mu modoka ajya ku rugendo agahura n'undi rusengero atazi, gutyo bari mu nyubako akavuga ati nanjye ndakora ibi ngibi, arabikora n'abandi akabafasha.
ariko akabikora nyine yumva ari ibintu biri simple, nyine yumva ari ibintu biri aho ngaho akabikora akigendera. Rimwe rero aza kurwara, arwara indwara ikomeye, niba ari diyabete hafi aho, arwara indwara ikomeye, biba ngombwa ko ajya mu bitaro baramuvuza, bamubwira ati rero imiti turi kuguha n'ubundi ni imwe, komeza uyijyane ugende uyifatire mu rugo, ubwo nyine utegereze igisubizo, utegereze ukuntu bizagenda nishiro zagaruke. Aragenda arayinywa, abantu bajya kumusengera, baravuga ati urumva bafite amafaranga, rimwe na rimwe baravuga ati adapfa nta n'umugezeho ngo amusengere. Abantu bajya kumusengera, bagiye kumusengera harimo n'abanyempano, barasenga bigeze barerekwa, umuntu umwe arerekwa, aravuga ati Imana iragukijije, ariko ikintu ikwibukiyeho nuko uri wakoraga inoza, wagiraga imirimo, wagendaga ku rusengero ugafasha hehe na hehe ugafasha. Imana imugira gute? Iramutabara. Byumvikane aho ngaho wenda urugero nari nkuhaye nuko Imana ikorana n'imirimo kandi ireba imirimo. Ikindi ni ukuba hafi y'Imana. Ibintu bituma ugira ubusabane n'Imana ni ugusenga, no kwiyiriza ubusa. Gusenga ubwo ni ibyiciro, hari igihe wasenga utiyirije ubusa ugafata umwanya wawe ugasenga, naho ngaho uri ushobora gusenga n'ubundi mu gusenga wiyirije se. Nere gusenga ni uko utarya ari Imana ari gupfa n'ibindi, ntabwo ari byo. Gusa nuko mbona umeze nk'uwiyirije, ntabwo ari ukwiyiriza. Hari ukwiyiriza no kubwirirwa. Njye nabwiwe Imana iguha ibiryo, Imana iguha amafaranga. Buriya rero uzi umuhesha w'umugisha ukuntu abigenza, kakubwira nk'umuvugabutumwa. Yego. Ngiyo ngiye gusabira umugisha w'amafaranga, nkanda akanyenyeri kaba 1000, urumva nyiguhe kaba 1000, urumva kaba 1000, uretse se kaba 1000, ariko mwengo kino 1000 kiguciriye inzira mu izina rya Yesu. Amen. Onoranga Imana iguha amafaranga, nyine kora igikorwa cyo kuhamura umugisha wawe. Nende kuri telefone yanjye hiyo nyiguhe nyine reka tubanze dusoze. Birangiriye. Oya ntabwo birangiriye. Sawa, urabizi senyambika ibanga, niba utanzagaruka mbivuge tuzavugana. Momo yawe nzayidarapa ku kiganiro. Momo yanjye se nimero zanjye urazizi. Oya nutayama nuyama nako nzayidaba Debora yaniye yerukanye umuzimu w'ubukene. Shana nukuri kandi nabwo nutayama nzamwirukana. Nzaza mu kiganiro bane yewe Debora. Oya nzamwirukana, uzabivuge nzamwirukana. Imana ntiyatugiriye neza. Imana ntiyatugiriye neza. Ntabwo uriwe sinibirije. Nta kibazo ntabwo uri burare, sibyo? Ibindi twavugaga mu gusenga. Erega Imana, ubundi Imana ukuntu uyifashe ntikimera. Ntabwo ibishaka ibintu birenze. Ijambo no kuyikiranukira ukayiha umwanya mu minota mikeya. Mu minota mikeya ubona ukavuga ati reka mfatemo akanya nganire n'Imana, nsabane n'Imana, ugasenga, ukajya unyuzamo umwanya ukaniyiriza. Kuko hari ijambo Yesu yavuze ati, aravuga ngo hari ibitazakurwaho no gusenga. Hari umudayimoni utakurwaho n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza. No kwiyiriza ubusa. Rero no kuvuga ngo kandi imidayimoni irahari. Ntayo mfite. Imana ishimwe. Hari mfite tumuzi wiyiriza. Eze Debo. Niko ushaka kunganisha ku musozi kandi mfite ibibazo. Debora, turimo turagana ku musozi. Ako sinagenda ntakubajije nk'umuhanzi mugenzi wacu cyangwa w'abandi. Iyo ubonye nk'umuhanzi mugenzi wawe bamuvugaho inkuru itari nziza, kandi nawe ariho werekeza,
example ari muri gutrendinga cyane ngo Israel mbonye yateye. Nk'iyo ubibonye nk'umuhanzi mugenzi wawe ureba aho ugana uhagirira bwoba ki cyangwa bikwigisha ikibonye umugenzi wagutanze ari kuvugwaho ibintu byinshi. Urumva iyo ugiye kujya mu kintu cyangwa se gukora ikintu uba ubizi neza ko hari risk hakaba na profit. Urumva izo ngizo ni risk, of course yaramenyekana. Yego. Umuntu wese ufite wumva yishakira amafaranga, Yego, cyangwa se umuntu wese yumva ashaka views reka bari ko mbivuga cyangwa se yishakira subscribe, umuntu wese wamenyekanye amushaka n'impamvu ituma abona amafaranga ashaka. Rero iyo wakoze iyo uri umuhanzi uzwi w'icyamamare, ibyo rwose ntabwo bibura, ntabwo babura kubikuvugaho. Ntabwo mvuze ko wenda bitaba, ariko nanone nta gihamya dufite. ngogira basi ijambo rimwe umubwira nk'umuntu urimo uravuga biriya bintu nk'umuhanzi mugenzi wawe kamera, kuko ejo wazaza nawe tukuzakuvuga ibindi tagira ngo sinjye wa mbere uzakuvuga. Ikintu navuga Yego, gira ijambo nyine si cyo gikenewe nyine nka mugenzi wawe nyine urebe uko buriya ikintu namubwira nuko ariyizi muri we, ukuri arakuzi, ukuri kw'ibyabaye niwe ukuzi. Rero kandi ikindi nyine ni social media, rihangana yabintanzemo azahura nabyo, yahuye nabyo, aracyahura nabyo, cyangwa se natwe tuzahura nabyo, ariko icya mbere ni uko wowe ubuzi ukuri kuri muri wowe. Yego. Ibaze usanze ari ukuri koko byarabaye nk'umukristo nk'umuhanzi mugenzi wakwimagine iki, wabitekerezaho iki, wakumva umeze ute muri wowe nk'umuntu muri mu rugendo rumwe mukora umwuga ko turi kugana nk'umuhanzi wa gospel. Mugenzi wawe usanze yaraguye muri icyo cyaha, aragikoze koko nibyo, iyo nda nibyo, muri wowe ni iki cyakwigisha cyangwa ni iki wakora mu Rwanda? Urumva ntabwo ubungubu ntabwo navuga ngo nabitekereza gute kuko bitaraba, ahubwo reka bizabe, reka tuzabitegereze, kuko ushobora kubivuga atari byo. Ibi bavuga usanze ari byo nyine nakubwiye, reka dutegereze turebe, sibyo? Ubungubu ntabwo navuga ngo nabitegereza gute kuko of course ntibiraba, reka tuzategereze. Reka twigire ku hanyuma dusoza. Maybe ufite umushumba ugushumbye kandi umufata nk'umubyeyi. Can you imagine nka Bosco wumvishije ibyabaye? Bishop Bosco n'umudamu we warabikurikiye. Rego ubu uri mu rwego rwo kwicarana nabo, kuko ejo baragutumira ngo ujye kuririmba kandi uzaba wicaye harya imbere. Ibaze wumvishije ari nka papa wawe wafunganywe n'umugore, kambivuye gutyo ni papa mu mwuka afunganywe na mama wawe mu mwuka, ukumva ari gushinjwa nk'ibyo Bishop Bosco, mpamvu turi kumeshoninga amazina yuko ari abasohotse mu bitangazamakuru, wabyitwaramo uti? Noneho tuve muri urwo rwego wishyira no muri kategori ubu umwana wabo, ubwo wumva abana babo uyu mwanya aho biga, aho bari kunyura, yererere iki byose na social media, amaratambuka umwana ati nabonye papa wawe ahanasha, nabonye yerere mama wawe bajyanye. Iyo shusho uri kuyumva ute nk'umukozi uri kuzamuka? Urumva abana birababangamira, ariko ikintu wenda navuga, ubutabera bwabaye bwabyanzuye, kuko u Rwanda dufite amahirwe yo kugira ubutabera kandi bukurikirana icyaha, bwasanga ari byo haba hari amategeko abishinzwe, bwasanga none atari byo bakabigira umwere. Ubwo ngubwo rero bibaye barabikoze,
ubutabera bukazura ko byakozwe bakakira bakora igihano. Ubwo nyine urumva igihano abana kibagiraho ingaruka ariko nta kundi barabyihanganira. Ku babyeyi rero bakemera guhanwa bitewe n'ibyo bakoze. Wasubira mu rusengero rwabo uramutse uwawe? Yego, kuko ntabwo ari bo n'aba nkurikiye. Neza ko Imana itubwira ngo tubarebere ku mbuto. Waba ugiye kuzana izihe mbuto? Imbuto zo kwaka ituro rya miliyoni 10 no gukangisha amafoto y'urukozasana. Icyo gihe waba ugendera ku bantu. Yego wenda baravuga ngo mubarebereho, ariko nanone ntabwo ari tutari. None se basaba, none se uzakizwa kubera uzakizwa kubera uko nakijwe cyangwa uzakizwa kwawe? Reka burya ibyo batwigisha sibyo. Nibagenda gutyo oya ntabwo ugomba kugendera ku bantu. Uri umuririmbyi, buri ndirimbo yawe ugira ngo amagambo uvuga niyo atugiraho ingaruka. Umwuka uherekeje ibyo uvuga, you know, nimba uri kundamisha uherekejwe n'umwuka w'ubusambanyi, nzakira uwuhe mwuka? Nimba uri kumbwiriza amerekejwe n'umwuka w'ubujura, nzakira uwuhe mwuka? Ntabwo ibyo mutubwira ari byo bidufasha, ahubwo umwuka uherekeje ibyo muvuga niwe uherekeje ijambo mwavuze. Ngo mbwira umwuka wabuherekeje. None se mwakumvisha ibyo bavuga ariko ntimurebe ibyo bakora. Sawa, ubwo nyine tumenye kategori tubashyiramo. Inda muzazitera muziterwe muze mutubwire. Abandi bazagira gutyo. None se babo hari ikintu uri kwirengagiza. Niba wenda ntabwo mzemera, hari ikintu uri kwirengagiza. Ntabwo uzi neza ko impano y'Imana ntahihuriye ni na kamere, niko nabivuga. Impano y'Imana ntahihuriye n'imbuto wera. Ko bisaba ko bigendana. Kiyo uteza imbuto wa mu ya mpano ipfubuza. Ako ntabwo ari itegeko ko bigendana. Bisaba ko bigendana. Ni itegeko ry'Imana. Ni itegeko ry'Imana, ariko ndi kuvuga ngo ntabwo ari itegeko. Nuko hari umuntu uba we ufite iyo mpano. Ariko mwidefande twagira dutase. Atwemera ibyo. Oya reka nigisha abantu nyine batabizi. Sibyo? Hari umuntu nyine ubona afite umwuka w'Imana. Wenda nk'umuhanuzi, reka bari rwo rugero mvuga. Ngo ndikubwira wenda abantu batabizi cyangwa batabisobanukiwe. Kwigisha hari igihe njyewe nakwigisha ijambo ugafashwa. Iyo ni impano indimo. Ariko nanone kuba iyo mpano indimo, hari igihe naba mfite indi kamere. Kubuhanura hari igihe waba uhanura ibintu biri byo, ariko nyuma yo guhanura ukaba ufite indi kamere. Hari abantu bateye gutyo bagakorera Imana ikaba yarabahaye impano z'umwuka bakazikoresha, ariko nanone bafite kamere. Ahubwo ikibazo baba bafite, ishyano baba bafite, nuko baba badafite ubwenge bwo kuvuga ati yego izi impano ndazifite, ahubwo ubu nubwo nzifite izi impano ntabwo arizo zizanjyana mu ijuru, cyangwa se ntabwo arizo zizatuma njya mu bwami bw'ijuru. Ikintu kizatuma ujya mu bwami bw'ijuru nuko wakiranutse ugakora imirimo myiza. Rero kandi natwe ntabwo dukwiye kurebera kuri abo bantu ngo runaka se ngo ari umukozi w'Imana guko akora ibingibi. Arimo arikorera, ntabwo arimo aragukorera. Kora ibyawe wowe, umva ibyo uvuga, umva ibyo avuga, ariko nturebe ibyo akora. Niba ubona akora ibikorwa byiza, umva ibyo avuga unamurebereho. Ariko niba ubona hari ahadakiranuka, wimureberaho. Kizwa ubwawe, uzabazwa ibyawe nawe azabazwa ibye. Hari umurigeze kutubwira ngo nureba mugenzi wawe ujye umubonamo uburyo buri negative, ntukajye umubona positive. Araduha urugero, uretse mbanze nkubwire, aduha urugero atubwira ati nk'uko ujya kurya ifi. Iyo uri kurya ifi ukuramo utwizi, ukuramo utunyama twiza akaba ari turya, amahu ukayasiga. Kubera iki byose utabirya? Uba ugiye kurya ifi se uyobeye ko harimo n'amahwa, ariko amahu urayirengagiza kuko ubuzi ububi byaho. Kandi ujya kugura ifi utayobewe ko n'amahwa arimo, ahubwo urayigura ushaka twa tundi twiza. Rero n'abantu, abakozi b'Imana cyangwa se abandi bantu, nta muntu uri perfect, ahubwo tuba dufite ibyiza n'ibibi.
rero nujya ujya kureba umuntu kuri Yesu ujye ureba uruhande rwe rwiza nibyo bizagufasha mu nzira ya gikristo nibyo bizatuma ukizwa umuyobozi wawe ujye umurebera mu ruhande rwiza kuko nawe ntabwo ari perfect ejo n'ejo bundi wa mwuka wera ashobora kumuvaho ugasanga umurebeyeho nawe uraguye kubera umwuka wera wamuvuyeho rero nuko nguko okay Deborah turagushimiye rero komeze Imana igushigikiye indirimbo igeze badusezeranyije mu kwa 10 ntabwo kurarangira okay ubwo ndacecetse nyine muyitegura mukore subscribe kuri Deborah Gakire musharinge indirimbo ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye mugenda musangaho turabakunda cyane hari jewe Bobo ndetse na Gakire Deborah. Murakoze cyane.